Munyemerere tubasuhuze abakunzi b'umuco Gospel TV. Uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kugaruka ahangaha kandi ndi kumwe n'abayobozi b'iyicano kandi nagiriwe amahirwe yo kuba ari njye ugiye kuyobora ikiganiro. Ndi kumwe na Nkuba araza kwivuga n'umugabo kandi ndi kumwe n'umuyobozi mukuru w'iyi televiziyo Revera Karemera James. Ntago turi butinde ariko turavuga ku bintu bibiri, turavuga ku muco Imana yatanze iyerekwa kuri uyu mugabo Revera Karemera James ku muco n'umuryango, kandi turaza no kuvuga ku itorero gatoya kuko twese ko mutubona ahangaha turaba pasteri dushumbya amatorero dushumbya abantu. Ntatinze rero munyemerere tubakire babasuhuze, duhere ku muyobozi ari we Revera Pasteur James Karemera, turaza kugaruka kuri Nkuba. Urakoze pasteri, nkuko abivuze ni Pasteur Karemera James, ndi umushumba, ndi umukozi w'Imana, ariko ndi n'umunyarwanda, ndi n'umugabo, ndubatse, ndi n'umubyeyi cyane nkuko mbyemera, hanyuma nkaba n'umukozi ukora kuri iki gitangazamakuru n'umuyobozi wacyo Umuco Family Gospel TV. Ikiganiro rero ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana nk'ibisanzwe, kandi uwo ndiwe nduwo nguwo. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane, reka twakire na Nkuba nawe atwibwire. Ndabizi ko mumuzi ariko wenda hari abashya baje nabo abibwire. Ni koko nitwa Pasteur Nkuba Godefroid. Ubwo rero amazina yanjye muhora muyumva n'abatayumva nuko ni Nkuba nyine nkuko mubyumva. Ni Nkuba. Ubwo nagize amahirwe yo kongera kugaruka hano. Ubwo rero asigaye tugiye gusasa inzobe tuganire. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Kuri kamera turi kumwe na Olivier, niwe muhuza w'amajwi n'amashusho, nawe Imana imumugisha. Hanyuma munyemerere twakira abantu bose badukurikiranye, abumva kino kiganiro n'abazakomeza kucyumva, kandi nikigufasha uzagisangize bagenzi bawe. Nababwiye dufite ibice bibiri tugiye kuvugaho, kandi mu minota mikeya turavuga ku muco ndetse tuvuge no kwitorero kuko turi abakozi b'Imana. Duhereye ku muco, ndabona umukozi w'Imana James yambaye bitandukanye natwe. Kuki wambaye gutyo? Nkuko warubivuze, ni ikirango cy'igihugu, igihugu cyacu, igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Uburyo nambaye ni bimwe mu birango biranga igihugu cy'u Rwanda, kandi birango biza mu muco n'ibindi byose bikubiye ku muco. Ubwo rero muri make nambaye bijyanye n'umuco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nitugaruka ku muco cyane w'igihugu turaza kukwifashisha, nitugaruka ku by'itorero turaza kwifashisha Nkuba. Harya itorero naryo rigira umuco? Cyane. Ni naho waturutse ahubwo. None umuco w'itorero n'uw'igihugu bishobora guhura biti? Birahura kuko umuco w'igihugu n'umuco w'itorero impamvu ari imwe, ni ukuvuga ngo umuco uturuka ku nkomoko yaho umuntu yavukiye cyangwa se yarerewe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo itorero riza risanga uko umuntu yavutse naho yavukiye. Ubwo rero bikazamukana bikagikora ubuhuze bw'amateka y'isi n'ijuru nyine nk'uko Imana yabigennye, kuko Imana niyo yahaye ibihugu kubaho. Yego. Tugarutse ubundi iyo tuvuze itorero, wenda abadukurikiranye hari amatorero y'igihugu, hari amatorero, wowe ubu itorero usa nkaho urimo gusobanura ni irihe? Kuko nk'uko bivuze nibyo, amatorero ni menshi, ariko muri ayo matorero nk'uko tubona hari amatorero y'ababyina, hari amatorero y'amadini atandukanye, ariko ingenda avuga itorero ryo mu buryo bw'umwuka ryigisha abantu kuva mu isi rijya mu ijuru. Okay, Imana ibahereza umugisha. Naba bagabo tugiye kuba tuganira mu mwanya mutoya, tugiye kugaruka kuri James kuko niba ufite iri yerekwa mu by'ukuri ry'umuco n'umuryango. Niki cyaguteye kugira iri yerekwa aba ariko twabyita cyangwa iyi viziyo, kumva ko ibi bintu ari byo wavugaho? Iyi content urabizi aba YouTubers, aba social media benshi bagira content bagiye bavugaho, inyinshi zinabinjiza n'amafaranga, ariko we wahisemo kuvuga kuri content y'umuco n'umuryango. Niki cyabiguteye mu by'ukuri kugira ngo abantu babimenye? Urakoze cyane. Icyabinteye navuga ngo ni impano, niko nisanze, niko nabyumvishije, ariko kuri guhari ni uburyo umuntu aba yarakuze naho aba yaraciye. Urumva nararezwe, ngiye nshobora kuvuga yuko narerewe mu miryango itandukanye. Noneho ari imiryango y'Abanyarwanda
ndetse n'iy'abandi batari abanyarwanda abagande nk'iki. Rero ibyo byampaye impano, byankurije impano yo kuvuga ngo ese umuco ko ari wo ibintu byose byubakiyeho, kuki utavugwaho, kuki wo utinjiza, kuki abantu benshi batawitaho. Usanga uvugwa na ba bantu b'abanyamateka gusa, ariko uwo muco tuwusanga mu idini, tuwusanga mu muryango nyirizina, tuwusanga ahantu hose, yewe no mu guhinga ubwabyo ibihingwa bijyana n'umuco w'ahantu. Hari abantu usanga umuco wabo bakunda kurya imyumbati n'iki, ugasanga ibihingwa bahinga bibanda kuri ya myumbati gusa. Ugasanga abaganda umuco wabo n'ubakunda ibitoki, ugasanga bibanze kuri bya bindi bijyanye n'umuco wabo. Rero naho nashingiye mpitamo kuvuga umuco, ariko ugamije gusobanura ku muryango, kuko utaravuga umuco umuryango ntabwo uboneka. Rero niyo mpamvu navuga ngo nibanze kuri ibyo, numva nzashimangira ibyo, nkabisanisha n'ibyo benshi babita ukundi kuntu gospel n'ibindi bitandukanye, ugasanga basa n'abitaza uwo muco. Rero nge numva ngamije kubihuza kugira ngo n'abandi bumve ko ibyo bakora byose aho byava naho byajya bishibuka ku kintu bica umuco ndetse n'umuryango. Mu Rwanda tugira minisiteri ngira ngo y'umuco n'umuryango niba ntibeshye, kandi ibi bintu rimwe na rimwe biri mu nshingano yabyo. Mujya muhuza ibitekerezo kugira ngo bitange umusaruro byakabaye bitanga, cyangwa hari ukuntu wowe byumva kwawe akaba ari ko bivuga rimwe na rimwe bidahura wenda n'ibiri mu ntego zabo? Uyu munsi nibwo nsa naho ndimo gushaka kugaragaza iki gisobanuro cy'icyo nshaka kuvuga, cyangwa se cy'ubutumwa nshaka gutanga nyuze mu muco n'umuryango. Mbere nabivugaga nkanjye, nkajya impaka mu mpaka ahari impaka. Yewe kuko nibyo nk'uko ari bivuze ko minisiteri y'umuco na siporo niyo ifite umuco mu nshingano zayo, hari n'ibindi bigo bishamikiyeho nabyo bikurikira cyangwa se bibungabunga umuco. Hari ikigo cy'umuco n'ururimi, hari n'ibindi bigo bitandukanye, hari n'ibigo noneho bishinzwe umuryango nyirizina, nk'uko hariho minisiteri ishinzwe umuryango. Abo bose ntabwo ndabegera ngo vugane nabo mu buryo buri fiziko gutya amaso ku maso nk'uko mbigambiriye, ariko nibyo nshaka kugeraho. Mbere rero nabikoraga mu buryo bw'ibitaramo, ibiganiro by'urubyiruko, kuko nabaye mu rubyiruko. Nakunze siporo, ndayikunda cyane, ndanayifana, ndanayikora wenda aho byashobokaga. Aho rero niho nagendaga nigishiriza yuko ibi bintu byose, imikino yose yakinwa, ibyavugwa, ingo zakubakwa, gushaka no gushingirwa, byose byubakiye ku muco n'umuryango, byatuma igihugu cyacu kigeraho kigamije kugera mu kubungabunga kubaho k'umuryango nk'uko Imana ibishaka yabigennye. Rero ubwo mu magambo magufi nuko ibi bigo minisiteri bishinzwe cyangwa se minisiteri zibishinzwe, kuko ndakora ku bintu bibiri, ntabwo zari zafata icyifuzo cyanjye ngo zigishyigikire, ariko ngamije kuzigeraho kugira ngo zishyigikire iki cyifuzo, kuko nubwo bikorwa bikeneye abantu benshi nyine babivugaho, nka James n'abandi, kuko nabo kugira ngo leta yicare ishyireho minisiteri ishinzwe umuco, nuko nabo hari aho bawuganiraho nyine mu rwego rwo kubungabunga, kuko utabungabunza umuco ntabwo wabungabunga igihugu. Yego. Aha ngiye kugaruka mu kanya kuri Pasiteri Nkuba, ariko nagira nkubaze akabazo kamwe ku byo njya numva ngo umuco urakura, noneho ufite gahunda yo kwigisha umuco n'umuryango. Urabona iyo turebye hari ibintu bimwe bigenda bitakara, uburyo abantu biyogosheshaga amasunzu n'ibiki, waganiriza abantu bamwe ngo umuco warakuze. Ese koko umuco urakura ku buryo ushobora gutakaza umwimerere ukagenda ufata ibindi, cyangwa umuco ntukura uguma ari uko nguko? Ubwo ninjye usubiza, ntabwo ari nkuba. Yego. Umuco, iyo bavuga ngo umuco urakura, nukwakira ibiturutse hirya no hino. Wo umuco nk'umuco nyine wo ntabwo ukura, kuko wo uraremetse nyine. Yego. Uraremetse. Ahubwo wakwaguka kubera yuko wakira ibindi bintu ukabyinjiza mu mico yabyo, ibishoboye kuhuriramo muri wa muco, nibyo byungura wa muco ugaragara nk'umuco. Urugero twarufata ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyakiriye abantu b'abanyarwanda ariko baturutse mu bihugu bitandukanye, kandi bamwe bavukiyeyo nka ba James. Nanjye navukiye Bugande, urebye nuko nambaye kunguko, ntago biri mu muco w'u Rwanda nyirizina. Nabikoze mu muco wacu nk'abanyarwanda bari Bugande, ariko nyirizina bishobora kugendera mu muco
wa hariya ho narindi nyine yego kwitera tukita gashabazi. So rero acyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo u Rwanda dufite abantu bahungiye Burundi bavukira Burundi bazana umuco w'i Burundi. Yego. Hari abakoze Buganda, hari abagiye Tanzania, noneho hari n'abari bahari. Sibyo? So rero iyi mico twakuye hariya kugira ngo tuyihuze n'abari bari mu gihugu bikume byitwa umuco. Cyo nicyo bita gukuza umuco nyine. Ibishoboye kujyamo ariko hari n'ibyanze kujyamo. Okay. Tugasanga n'iby'abagande rwose pire ntago twakomeza kubishyira mu muco w'u Rwanda. Ariko ugasanga nanone hari ibyo twasigasiye twe abahungiye hariya n'abariya aba nabo batakaje noneho tukabihuza nicyo bita gukura ku muco nuko ushobora kwakira ibiturutse hirya no hino ariko kuvuga ngo umuco ni ikiremwa cyo ntabwo ushobora gukura kundi no kuvuga ngo umwuka urakura cyangwa se ntukura. Yego. Urakoze cyane tugarutse kuri Nkuba nawe tugiye kugaruka ikibazo ngiye kubabaza ndakibabaza mwese ariko kiraza mu buryo butandukanye. Nkuba yatubwiye ko umuco wa Gikristo cyangwa w'Umana ufite aho uhuriye n'umuco nyarwanda. No kuvuga nagira ngo mbaze Nkuba niki mwigisha mu muco w'Ubumana ibintu mushobora kuba mwigisha umuntu mu by'ukuri ufite uwo muco w'Ubumana cyangwa no kuba nkuko itorero rishaka ni ibiki agomba kuba yujuje nka bitatu byonyine. Ubundi icyambere mu muco habamo ubunyangamugayo no mu Mana harimo ubunyangamugayo ngo shingiro ndetse ryo kuba mu muco w'Imana. Yego. Icya kabiri nanone mu muco habamo kumenya inkomoko yawe aho uvuka. No mu Mana habamo kumenya ko uri umwana w'Imana. Nacyo ni ngombwa kumenya ngo uri umwana w'Imana kandi ugakora ibyo Imana ishaka nkuko no mu muco wanyu ukora ibyo umuco wanyu ushaka. Icya gatatu nanone ni ukumenya ngo none se uyu muco wanjye nzawigisha nte abo mu muryango wanjye. Imana yashyizeho intumwa ngo zigishe iby'umuco w'ijuru. Ni nako no mu Rwanda naho ababyeyi bigisha abana babo kugira ngo bakurire muri wa muco batazatandukira bakajya ahandi. Ibyo rero nibyo bintu by'ishingiro ry'umuco. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo umuco uvukiyemo uwigisha abo ubyaye ukaberekana n'ibyo bagomba gukora nk'uko natwe mu muco w'ijuru ibyo mu ijuru ni ngombwa ngo tubyigishe ariko ukanabyisha ubizi icyo ijuru rikeneye kugira ngo uzaribemo kugira ngo udatandukira ukajya mu bindi. Icyo gihe rero nibyo bintu niho bishatse guhurira. Niho bihurira ni bimwe nubwo inkomoko ari mwe n'ubundi dukomoka ku Mana nayo iduha igihugu tukivukiramo nkuko imico mu bihugu itandukanye. Ni nkuko nanone umuntu abyara abana buri mwana akagira urugo rwe n'undi akagira urugo rwe. Icyo gihe rero buri mubyeyi agerageza kurera yerekeza ku muco w'abasekuru. Noneho natwe rero ku Mana naho hariho Satani irwanya Imana. Ni ukuvuga ngo abo mu muco wa Satani abavuka kwa Satani bagerageza kwigisha ibijyanye n'ibyo Satani akora. Yego. We namwunganire gato atarava aho ngaho nkuko ikibazo wari ukibajije. Yego. Aho umuco w'igihugu uhurira n'uw'itorero cyangwa se kwemera guhurira n'umuco usanzwe w'igihugu. Yego. Twemera yuko twebwe ko igihugu kugira ngo kibeho cyaremwe n'Imana. Yego. Imana igena abantu bagituramo biturutse naho baturutse. Noneho rero kwa kwemera ko igihugu cyashyizweho n'Imana twemera yuko Imana ari nayo yaremye umuco utandukanye umuntu n'iki n'inyamaswa. Mu kuremwa k'umuntu Imana yamuremye isa naho imutandukanyije n'inyamaswa. Noneho kuko Imana yari ifite umugambi munini kuri uyu muntu kugira ngo ibungabunge wa muco wayo yashyize muri uyu muntu. Yatumye uyu muntu adahura n'inyamaswa ngo bireme ikindi kintu. Yego. Ihitamo ko uyu muntu imusinziriza kwa kundi Bibiliya ivuga ngo yashinjirije umugabo ngo imukuramo urugingo iruremamo umugore. Yego. Kuko yari ikeneye ko uyu muco uzororoka ukaba umuryango ukagwira kandi utavangiye ukaguma umwimerere wayo. Niyo mpamvu yaremye undi muntu bakaba babiri kugira ngo babungabunge uriya muco. Niho rero umugore n'umugabo uyumwe ataye umuco nyine n'umuryango utakaza umuco. Nako nashaka kugira ngo mwunganire. Okay. Hariho abana b'Imana n'abana ba Satani. Yego. Ubwo rero urumva ko wa muco w'Imana ishaka Imana umuco wayo ni ugukora neza. Yego. No kugira neza. Ariko bwa butandukire hari aho wavuze ngo umuco urakura. Yego.
bivuga gutandukira umuntu akagira ibyo awuhagikamo. yego Ababayeho icyo gihe baratandukiriye bumvira Satani batumuco inshingano Imana yabahaye. yego Noneho Imana yavuze ngo mwebwe muzororoke muguma ahangaha ntimuzangiye kuri biriya none mu biryaho muzapfa. Satani iraboshya ibahindura mu byawe. Ni nko kubona Abanyarwanda bashobora kwakira imico y'amahanga kandi atari byo bagenewe bigatandukira bikazana undi muco ubareka ikindi kintu. wenda tujye tunozaho n'akantu iyo bavuze ngo Satani ashuka umuntu ni hahandi Imana yanze yuko uyu muco ugira ikiwuvangira ikarema Adamu ikamuhereza Eva kugira ngo ibungabunge wa muco umuntu wa muntu. Noneho aba bantu rero bashatse gutana kugira ngo bisanishe n'inyamaswa kuko babanaga nazo, kuko Imana yabwiye Adamu ngo uyobore n'izo nyamaswa zose zita amazina. Noneho bashaka gutandukira kugira ngo basabane n'inyamaswa, ariho bavuga ngo Eva yumviye inzoka yabarirwaga mu nyamaswa. Ako ngako niko umuntu aba ashaka kugira ngo akureyo nibura n'abatwumva banasobanukirwe n'aka kantu. Umuco rero waremwe n'Imana, ntago waremwe n'igihugu. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Turi kuganira abadukurikiranye na Revera Pasteur James ndetse na Nkuba. Ndabona utundi dukoresho hano imbere yanjye, ngira ngo natwo turi mu bimwe mu biranga umuco, kandi mu kanya ngira ngo turaza gukora akazi kabyo. Ariko ndagira ngo mbaze Nkuba, ndagira ngo unsobanurire kino kintu. Mu by'ukuri urabona wowe uri kutubwira ko ubwami bw'Imana n'Imana, Imana ifite abakozi barahari bayikorera iki? Ni kwa kundi twavuze ni intumwa. Ni intumwa. Imana ubwayo ntigaragara ntiboneka, iba kure, iba mu ijuru ikabana hose ku isi, ariko noneho ikorera mu bantu. Ari nacyo cyatumye ibanza kohereza Yesu nk'intumwa yayo. Iryo niyo shingiro. Yesu niwe nzira tunyuzamo ubutumwa, niwe wazanye ubutumwa nk'intumwa y'Imana, aje mu isi natwe arabudusigira ko yaravuze ngo nahawe ubutware namwe ndabubasigiye. Ni bande mukuri ninde ukwiye guhagarara mu kimbo cya Yesu kugira ngo atange ubwo butumwa, yigisha abantu, abahereza uwo mwanya? Ni bande Imana yatoranyije kugira ngo bahagarare muri icyo cyiciro? Kuko uravuze ngo turi intumwa z'Imana. Ibihugu bigira abantu bita abambasaderi bahagarara ibindi bihugu, imiryango igira abambasaderi, ibitangazamakuru n'abandi ushobora kugira ambasaderi uguhagararira. Mu by'ukuri ni bande bameze gutyo mu kimbo cya Kristo hano mu isi? Ni intumwa. Abizeye Yesu barahamagarwa, hari icyo twita umuhamagaro. Abiyumvisemo imbaraga zo guhamya iby'ijuru, rwa muco w'ijuru, abo ngabo Imana irabahamagara ikabarobanura, ikabahindura mu mvugo ivuga ngo mubaye intumwa zanjye, kuko nawe yatoye intumwa 12. We yaraje aza ari intumwa y'Imana imwe. Arangije asanga noneho we atazakomeza gukora uwo murimo, yaraje kwigisha kugira ngo abantu basabanye umuco w'Imana wo mu ijuru wari we. Wenda noneho ahita ashyiraho intumwa rero. Pasteur Nkuba arakoze, Imana imuha umugisha. Tuze gusa n'agasubiza, wenda agasubizo kari soft koroshye cyane, kuvuga ngo intumwa y'Imana mu isi uyu munsi nindi. Yego. Ikigaragaza iyo dusoma ibyanditswe tugaragaza ko ari Mwuka Wera, kuko niwe wasigiwe abantu kubabera umufasha, umuyobozi n'umujyanama. Sibyo? Mwuka Wera rero twamugereranya na ambasade y'umuntu y'igihugu runaka mu kindi gihugu. Ariko iyi ambasade ikagira abakozi, ikagira abayakoreramo, aribo ba bantu noneho Mwuka Wera agenda agasanga, agahitamo James kugira ngo ajye kwigisha ku muco w'Imana udatakara, agahitamo Pasteur Kenny kugira ngo ajye kwigisha ku biyobyabwenge bituma abantu batakimenya Imana. Uwo Mwuka Wera rero naba ngiye mu kazi ka Mwuka Wera, ariko igihagarariye Imana mu isi uyu munsi wa none ni Umwuka Wera. Kuko uko niko kuri, kuko n'ubundi na Paulo yaravuze ngo uko niko n'Umwuka adusabira, kuko twebwe ntituzi ko dukwiriye gusenga, ni ibyanditswe ni kubyanditswe, ariko Umwuka ni himini hitavugwa, anihira twebwe kuko isi tubamo irimo abanzi b'Imana. Noneho kubera iyo mpamvu rero baradushuka, turashuka tugatishuka umuco w'ijuru. Noneho rero Umwuka akagenda agatakira Imana, twebwe dukora ibyaha, ariko Imana ntabwo itwanga kuko idushaka ituvana aho hantu. Noneho Umwuka aragenda agatakambira Imana akavuga ati ba bantu wampaye ngo ndinde nyobore batandukiriye, gira imbabazi, gira imbabazi. Imana ikabyumva igatanga imbabazi. Naho duhera tuvuga ngo umuntu yababuriwe n'Imana. Okay, tudi kugana ahantu heza. Ndagira ngo James afata agakoresho ke ndeba, ariko ataragafata mfite ikibazo kimwe mbere yuko agafata. Turi bambasaderi cyangwa muri bambasaderi b'Imana,
inaha mu isi niba numvishije neza bivuze ngo hano mu isi si iwanyu ahubwo muhagarariye Imana mu isi kandi tukabona mwene Datano James yambaye amabara 3 aranga igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu abantu benshi bagiye babigiraho confusion, uri kubyumva, akavuga ngo ubu ngubu James wende yakabaye yambaye amabara yo mu ijuru kuko niyo ahagarariye hano mu ijuru. Wowe mu by'ukuri ubibona ute kuba yambaye gutya kandi afite ahandi ahagarariye? Icyo ni nacyo gikuru iki kiganiro. Ikiganiro cyacu cyitwa umuco n'umuryango nibyo shingiro ryo kumenya Imana. Yego. Rero no kuvuga ngo utari mu muryango, utari mu muco, ntube mu muryango ntago wamenya Imana. Yego. Kumenya Imana bitangira kuko ufite aho wavutse. Aho wavukiye. Yego. Uwakubya isona nyoko, inkomoko. Noneho ukagira n'umurage uzaragwa muri icyo gihugu urimo. Rero no kuvuga ngo ibi ni ngombwa kuko hari umuntu mu mubiri hakaba n'umuntu mu buryo bw'umwuka. Nuko ngo mwijuru ntituzajyana uyu mubiri ariko uyu mubiri uri mu isi. Kubahiriza amategeko yacu mu isi, aya mategeko nitwe twashyizeho abantu. Yego. Kugira ngo tuyobore mu isi tumenye aho tuva naho tugana. Uwo muco turawufite. Yego. Noneho rero uwijuru nawo ni mu buryo bw'umwuka. Icyo gihugu cyo tuzakibamo nyuma ariko uyu munsi hari cyo turimo. Nuko nguko rero yemererwa kubyambara kugira ngo ashimangire ko nta tandukaniro riri hagati y'umuco w'ibyijuru n'uwo mu isi, byose byuzuzanya cyangwa bihuza. Urakoze. Tugarutse kuri James kugira ngo ahita twereka n'ibindi biranga umuco, nagira ngo nayo mubaze kano kabazo, kuba wambaye gutyo unavuga ibi ngibi uri umupasteri. Hari abantu baragira icyo babikubwiraho utubwiza ukuri, yaba ababigizeho ikibazo babigushimiye, hari umuntu uragira ene comment yari yo yose abikubwiraho ngo dusangize gatoya twumve? Kubera ko atari ubwa mbere wenda nkoze ikiganiro nambaye uyu mwenda uranga igihugu cy'u Rwanda, kuko iki ni ikirango cy'u Rwanda. Aho wajya hose ku isi ufite uyu mwenda babona u Rwanda. Ntago byabura ko babimbaza. Cyokora wenda umuntu ashobora gusubira kuri comment zisa naho ari cyo batumvishije, bakeneye kumenya ko umwe niwe wavuze ati ese ye urapresenta ijuru cyangwa urapresenta igihugu. Umuntu yarakibajije ati wavanguye ukavuga iby'Imana gusa cyangwa se ukavuga iby'igihugu. Bimwe nabazaga uyu mugabo. Ariko umuntu naje gukurikira kwemera kwe no kwiga iby'iyobokamana cyangwa ibyo twita iby'idini, niho byamugoye cyane, kuko bumva yuko umuntu w'Imana ari uw'Imana, kandi Yesu yaravuze ngo ubarindire hano mu isi kuko ari mwo bari. Uyu muntu rero wamaze kwikura mu isi akigira uw'ijuru yamaze kuryiha, kuko ntagararihabwa. Uwagiye kudutegurira ntagaragaruka ngo adutware. Yego. So aduha uburenganzira bwo kuba hano, tukaba mu bya hano kugeza igihe azaza kudutwarira mu bye yaduteguriye bindi. Naje gusanga rero asa n'ubuyobe cyangwa se kwiga nabi, kuko we yambonye mu ishusho ya hano gusa, ntiyamuna mu ishusho gisezerano mfite nuko hari ahandi nzajya, ariko uyu munsi ndi hano. Okay. Yego. Imana ibaho umugisha abadukurikiye, namwe mukomeze kuduha comment mudusangize uko mubyumva. Hanyuma kakana. Okay, nabo batubwireho. Barashimira bavuga bati ahubwo yaba ubu nibwo inyigisho yawe yakumvikana kuko hari byo wigishirizaho. Urumva nabo ari cyo bashimye, baravuga bati iyo umaze kudusangiza ibi ukatwinjizaho bihurira n'iyobokamana biradufasha koko tukiga tugasobanukirwa. Okay. Abenshi barishimiraga bisanzwe bashima ko gakoresho nyine ufasheho ku mwirongi cyangwa se physical face yanjye uko nari imeze, bavuga waruberewe. Comment zo zabaye nyinshi cyane. Okay. Mukanya ugiye kutuvugiriza aka kantu, nurangiza ngira ngo umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'umwana. Yego. Turaza kugaruka rero nyuma y'aka kantu nibibakikije ubitubwireho, n'uyu nawe araza kutubwira kuko kubyitorera uko bikorwa. Ngaho dutabare. Aka kantu bwako mbanze nkasobanureho, ngira ngo nitubira ariko dukora akazi kamwe. Ibikoresho biranga umuco ni byinshi. Yego. Gusa impamvu nakoresheje akangaka gusa, nashatse kwibanda ku kintu bita umushumba. Yego. Umushumba arangwa n'inkoni, inkoni sinayizanye ubushize nari nyifite, ariko inkoni ndayifite. Yego. Akarangwa n'ibindi by'amabubura.
hari amabubura hari amayogi abantu bambara babyina yego hari ibyo bambika inka ku Yego. bone ku bashumba ku bashobora kubyumva ivuga yavuga izindi zikamenya icyo uvuze ndetse imeze nka ya nzogera yo kuri kiliziya uretse ko yaba ari ntoya inka yambara noneho yayivuza izindi aho zari zihugiye cyangwa ibyo zari zihugiyemo zikamenya ko hari sinye runaka bihawe rero n'utu tuntu batwita mu kinyarwanda tuvuga umwirongi ariko muri cya kinyarwanda nyine nakubwiye ngo hari imico duhuza yaho twavuye n'iki tukabyita umubanda umubanda rero twaje gusanga mu kinyarwanda hamwe ari umwirongi umwirongi ni kurangurura nijwi risa naho riyunguruye ryinjira cyane cyane rijya naho mu bwonko rikazamura emotion y'ikintu icyo ari cyo cyose kiyumva uyu mwirongi ntabwo ushobora kwemera ko uwuvuza inka yarishaga ikabireka ikaba yazikana kwegera ikawumva cyane ku nka zamenyereye umwirongi uyu mwirongi urawuvuza n'uwari uri mu kazi ku bantu nyirizina uwari uri mu kazi akaba yagahagarika akabanza kumva ijwi ryako uburyo riyunguruwe so rero iyo tugiye no muri Bibiliya dusanga ari bimwe mu bikoresho Dawidi yakoreshaga aririmbira Sawuli ngo yavuzaga gitari n'imyirongi cyangwa se iby'amabubura so amabubura rero n'indi myirongi ya nshobora kuvuga ngo iteye imbere yo kuvuga utamiye usunika umwuka gusa noneho uzamura intoki gutya ku buryo ibi byo aba ari ukubuja intoki uzinyuranye ariko ahandi ho uba uzamura umanura ubwo rero sinzi wenda kuwuvuza tuvugirizeho gato twumve uko bimeze ntacyo bitwaye mfasha kuri iyi mikoro iyo ushatse waba uyihaye pasiteri Nkuba aka rero uko ari gato kakoresha ijwi rito riruseho kuri iki hari n'undi ntazanye w'icyumba wo uvuze hano mwasinzira namwe ntimwe mukibagirwa kumbaza ibyo mwakagombye kumbaza cyane cyane ese utaravuza kugira ngo ukavuze barabyiga nta kintu kiriho no kugenda urabyiga no kubaza gutyo ntabwo wavuka ngo umenye kubaza nabyo urabanza ukabyiga buri kintu cyose rero kiri no kwicara turabanza tukabyiga rero ubwo rero urumva karigwa kuko ubu nkaguhaye ntabwo nubwo wandeba nkakavuza isaha ntabwo ahita ukavuza ngo ukamenye keretse umaze kukiga aka kantu rero akenshi ishobora kugira imyobo cyangwa tutwenge dutanu bitewe nuko umuntu avuza ariko ngewe narakicuriye icyo ni icya mbere kuko ni muri utu dukoresho tw'udutsinga bashyiramo insinga z'amashanyarazi hari udukomeye nitworoheje ariko hari n'ikorwa mu cyuma butaha niho nzakoresha ndetse nkeneye no kuzakoresha n'utundi turenzeho kuko hari ibyo bita iningiri nayo nayizeho igihe gitoya hari umuduri hari ibintu bitandukanye rero reka mvuze kuri uyu mwirongi gatoya bumve ndashaka kugira ngo nyuranye uyu nuriya bumve ijwi rihinduka rishobora gufasha n'umuntu n'umunabi ukururuka kera nawe usobanuyeho igihe nawuvuzaga ko kera abasaza banatwigishaga ko kuvuza nijoro ngo bitere umwaka abajura rwose pe igisambo ukakimagira rwose kigafatwa cyangwa se kigafata ubusa kikirukanka rero wasangaga dukunda kuvuza nijoro ikindi cyatumye nsa naho nkunambaho cyane ari nayo mpamvu ngukoresha wenda n'ubuhamya nzatanga ni kimwe mu kintu cyakomeje kumfasha kumara agahinda cyangwa se kurura umubabaro kuko nabayeho mu buzima bw'ubupfubyi ntacyo mbihishaho bwo kuba njyenyine bwo kwigunga bwo kwitekerezaho so naba navugije umubanda wanjye nkasinzira neza pe kuko nkumva ndurutse nkumva ndakumbuye kakumbura ibyo mu ijuru uko mu ijuru tuzayivuza kakumbura bwa buzima bwo twabagaho mu nka turagira kuko ibyo byakunze kuba nsa naho nageze mu Rwanda maze gukura ntangiye kwitekerezaho ku buzima ko twikiri Bugande nari imfubyi yego ariko ndi umwana byinshi ntabitekerezaho rero waramfashije niyo mpamvu ari inshuti yanjye reka mvugirize no kuba dukurikiye bumve gato yego ifite uburyo bwinshi bwo kwivuzamo hari umubanda ngo wo gucyura wo kwahura inka cyangwa se gusetura wo guhindura amahindura igihe inka zigiye gushoka kujya kunywa amazi ariko ibyo ntabwo ndi bujyemo ndavuza ijwi rimwe ni irito ni rinini gusa abandi bazansura ariko bazansure nawe ukuvugiriza rwose umwanya munini sawa dukoreremo
biraryoshye ibi bintu biraryoshye cyane akajwi kaka rero ko ari gatoya nako kagira akajwi kako okay shyiraho nako twumve ni ubuhanga ni ubuhanga amashyi menshi kabisa amashyi urumva rero ni keza kagufasha gusinzira byose birabyo navuzeho ni bimwe mu bigize rero umuco urumva ko ndi umushumba rero mu buryo bwose uri umushumba uziko nibagiwe ahubwo nkumva ndi mu gitaramo nkajya no kwitaba telefone nibagiwe mbugije nyine impumu kariya kasa naho kavuga neza kuko nkakoresha mu majwi nge nkeneye ijwi ryo gusinziriza cyangwa se ijwi ryo gukangura kuko hari n'ukuntu tuvuze uri hasi mu rwego rw'ikiganiro mu gitaramo ntago mbivugije uko ariko kuba dukurikiye ndahari nzabikora turimo turubaka ikigo cy'umuco n'umuryango ibi byose bazajya bisangamo tuzabivuza hari nabandi baze kubivuza no kundusha cyangwa se kubivuga mu buryo butandukanye boko bari bankurikiye rero ni ibyo ngibyo ni bimwe mu bigize umuco kandi uyu muco ibi bintu byose tubisanga muri Bibiliya ni ibikoresho byakoreshwaga mu nzu y'Imana mu muco w'Imana mu kwemera butandukanye bikaza bikarinda bigera iwacu rero ntabwo ushobora kuvangura ibyo ngo bivangure n'iby'imyemerere y'Imana Okay, tugana ku musozo cya kibazo nababwiye wenda ibidukikije tubireke ariko mu muryango tugira umugabo abagabo tukagira umugore tukagira n'abana mu by'ukuri ninde ufite inshingano nkuru mu muryango yo guhagararira umuryango cyangwa kwigisha mu by'ukuri umuryango uburyo ugomba kuba umeze iyo tugiye ku mategeko yacu y'igihugu atorwa nk'itegeko nshinga ry'u Rwanda cyangwa se andi mategeko iyo turebye ku mategeko y'Imana tubona mu byanditswe byera uhereye ku ya Mose no ku ya Yesu kuko Yesu burya hari amategeko nawe yategetse ashimangira cyangwa se ahamya ariye ni nko kugorora ku muryango iyo tugiye rero noneho mu muryango nyirizina ubwo nashaka kugira ngo mpuze ibi bintu bitatu hari amategeko y'ijuru cyangwa se imyemerere hari amategeko y'igihugu hari n'umuco burya umuco ni ikintu cyihariye kivomwa mu ibyo byose sibyo byose uko nabivuze yaba imbere mu gihugu cyacu cyangwa hanze y'igihugu cyacu agaragaza umugabo nk'ishingiro ry'umuryango ku bintu bitatu icyambere umugabo niwe wabanje kubaho kabiri iyo umuryango ugiye kubaho habanza umugabo akicara kumva yuko atekereje gushushanya umuryango muri we uzabaho ko azawubeshaho n'iki akavuga kugira ngo ngire uyu muryango reka ntere intambwe nshaka umugore akabaramuzanye urumva ko niwe watangiye kubaka iki umuryango nyirizina akazana umugore uhwanye n'ibyo ayumva ashaka kuri wa muryango yamuhageza bakaganira akamutera inda kumutera inda nuko baryamana sibyo ni igikorwa cya kigabo n'ubundi niyo mpamvu gukora igikorwa cyo mu buriri umugabo niwe urongora hari ukurongora byo kuvuga hari no kurongora byo kuryamana nyine imibonano ikabyara umwana umwana rero umuco ubwawo ugaragaza yuko se w'umwana ari we ufite ibyo siyansi igaragaza nk'ubumuntu iyo bagiye gupima inkomoko y'umwana cyangwa iby'amaraso bya DNA bapima se n'umwana nyina ntago bamupima ubwacu icyo kigaragaza ububasha uyu mugabo afite iki ku muryango gishubije cya kibazo nuko umugabo isi yaremwa kugeza ishaje n'uwo perezida umuryango kuko ni uko mwokwaho umuryango
na wa mukobwa yashatse umupinyo wasanga ari uwo kwase sibyo nonge uwo nzabyara niba mupima nubwo yaba yarashatse amazi 5-6 bazasanga dine yariyo kwangewe yego so rero umukuru w'umuryango Bibiliya niko ibyita umuryango umuco ukamugira umutware umuryango amategeko akamwita umuyobozi yego w'umuryango so rero umugabo nicyo gisobanuro cy'umuryango nyirizina Bibiliya rero yo ivuga iravuga ngo ni umutwe yego ngira ngo hari ikiganiro bivuzemo ndavuga nti iyo umuntu urebye kirenge cy'umuntu kinjira nta ushobora kumenya uwo ari we iyo uzamutse ukareba igihimba ntiwamenya uwo ari we ariko iyo ugeze ku mutwe uhita umenya wa muntu uwo ari we so rero ushaka kumenya umuryango ureba umugabo yego iyo wamenye umugabo umenya nimba abana barimo wenda imiterere yabo nyine uhita uvuga uti nuriye so umuryango Bibiliya yagennye umugabo nk'umutwe umutwe rero nicyo kiyobora ibindi byose ibindi ni ibyunganira kuko umutwe ntiwabaho udafite amaboko urakoze cyane turaje tugaruke mu kanya udusengere udusezerera ariko iki kibazo tugisoreze kuri Nkuba we ni n'unararibonye we uri n'inararibonye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ndumva no gutera akabariro yanabivugaho neza ashobora kuba gateye inshuro nyinshi kurenza wowe nkurikije cyangwa ariko ubu ashobora kuba simbizi n'umwe ageze kubuzukuru se wumva kuki atabyara abuzukura akabyara abana gusa si ibyo se nyine Nkuba icyo nashaka kukubaza urumva n'ubundi no mu muryango wa Gikristo tugiramo abagabo tukagiramo abagore tukagira n'abana kandi watubwiye mu by'ukuri ko bigenda bihura none icyo nendaga kubaza ukuyeho kuvuga ngo Kristo niwe mu muyobozi w'itorero Mwuka Wera niwe muyobozi w'itorero ariko izo nshingano zifitwe n'abantu ni ukuvuga mu by'ukuri ninde ukwiye kuba umuntu uhagarariye itorero muri abo bantu uko ari batatu umugore umugabo n'umwana ukurikije Bibiliya ubundi umugabo nk'uko Bibiliya bivuga umugabo niwe mutwe wa byose ni nawe ukwiye kuyobora iryo torero kuko burya umugabo ari mu cyimbo cy'Imana ku isi yego nta handi twasanga Imana utayisanze ku mugabo kandi nawe umutoza w'umuco nk'uko paseri yigeze kubivuga ati umugabo aragenda akabyara abana akagira inkomoko umukobwa akajya kungura umuryango handi ariko umuhungu agasigara akurikirana wa muryango waho akomoka rero n'ubundi n'itorero naryo ni nk'uko umugabo akomoka ku Mana ni nawe ukwiye kurinda itorero kugira ngo rizavukemo abandi barinzi barindana bagenzi uko iminsi igenda isimbura ubwo nibwo buryo urakoze cyane ngewe nkura mu itorero nge ndimo kugenda turimo gusoza ariko nakuze n'ubundi ibintu mbibona nk'uko bimeze nkabona abagabo nibo bayobozi b'amatorero ariko uko ibihe byagiye biza tukabona haje n'abadamu bayobora amatorero cyane birimo kugenda bikura muri iyi minsi ukabona abadamu ni ba apotre na ba bishop mbese nibo bashumba nabo bafite izo nshingano ese wowe nkawe inararibonye ubona ibyo bintu bikwiriye ubundi uretse nanjye n'abandi barabibona uretse kubyirengagiza mu byanditswe byera ntaho tujya tubona yuko umugore yashumba itorero ngo ariyobore ariko ko iminsi ihita indi gataha isi igenda itituka iva ku nshingano nk'uko n'umuco nawo ugenda utituka ukuruwe n'abanyamahanga rero nakubwiye ko mu isi hari ibintu duhanganye nabyo turi mu isi ariko nubwo tuyirimo harimo n'abandi bayirimo ariko bayumva ko ari iyabo ubwo rero abagerageza kugenda bahindura ibihe uko bashaka biterwa n'iki iryo hindagurika ry'ibihe riterwa no kutashaka kumenya Imana abantu bagashaka kumva ko ububasha bwose ari ubw'abantu ariko atari ubw'Imana ariko mu byanditswe byera bituyobora mu by'ijuru ntaho dusanga havuga ko umugore yashumba itorero ngo abari uyoboye itorero ariko mu gihe tugezemo kwanga ahari amakimbirane mu bantu cyangwa iki bagenda babifata gutyo cyangwa se kwiyitirira nk'uko nguko ariko ntago ari ibintu ngiye ku giti cyanjye nuko nsoma n'ibyanditswe byera nuwo nabaza ntabwo yanyereka ko umugore yaba ari we uyobora itorero ahubwo nabona umugore ko ari umufasha w'itorero mbonamo abadiyakonikazi nkabonamo abagore b'intwari bagenda bigisha ijambo ry'Imana ariko nkanjye ubatiza mu mazi menshi kugira ngo nambike umugore ipantaro ngo ajye kubatiza muri Yorodani urumva ko ibyo bintu mu by'ukuri nk'umupastori nge numva ntabishobora ku giti cyanjye cyo kora abantu bihangane niko mbyumva ngewe ntawe nkomerekeje urakoze cyane Imana iguha umugisha ngewe ndasoje tugiye kwakira Revera James niba hari icyo yavuga kuri iyi ngingo agahita dusengera
ibindi biri mu biganza bye. Imana ibahereza umugisha. murakoze cyane pasiteri, kandi uyoboye neza ikiganiro, abadukurikiye batwumvishije. Nshobora gusoza icya mbere mvuga nti kunda umuco wawe nibwo uri bukunze igihugu cyawe. Kunda umuco wawe nibwo uri bukunze necyo wowe ubwawe kuremwa kwawe. Kunda umuco wawe nibwo uri bukunze iby'Imana, kuko Imana ikubonera mu muco yakuremeyemo, ikubonera mu muryango yakuremeyemo. Abana bihakana imiryango rwose ako kantu iminota yagiye ntago ndi bukavugeho, ariko ntaho bari, ntanaberura nkababwira ngo ntaho bari. Igisobanuro ko ntahari bari bapfa nabi, kuko ntago ntibibukwa. Bibiliya iravuga ngo abakora bene ibyo ngo nibapfa ntago bazibuka, kuko nta wabibuka uba ari we. So rero abana bumvira umuco, kabone nubwo imiryango yacu imwe n'imwe ari mibi, ariko niyo tuvukamo, gira uruhare mu kuwihindura ariko wawumviye. Gira uruhare muri ibyo. So rero ndasoza mbashimira namwe ko mwakoze, nkubasobanuye kuri iki kintu. Numva nasa naho nakunguraho gatoya. Urumva umugore mu kuremwa ko kuremwa mu banyamateka nta numwe wigize ahamya yuko yahabwa ikintu nk'icyo ngo kibure. Nasomye ibitabo byinshi by'abanyamateka, sibyo? Usanga umugore iteka uko utera intambwe ukajya kumushaka ngo aza gufashe gushyira mu bikorwa, ubundi akazi ke nako ngako. Kandi tuzirikane yuko umufasha niwe munyambaraga rwose, kuko abaje kurampurasa, ariko aje kukuzamura, ntago aje kukumanura ngo abe ari we uzamuka. Aho rero niho byitwa ikizira. Iyo yamaze kugukuraho wagashaka kuba ari ujyaho, kuko uyu mugore ujya kuyobora itorero byanze bikunze ari uw'umugabo runaka, sibyo? Aho kugira ngo nge pasiteri ndi umugore mfite umugabo wanjye, nasunika wa mugabo nge nkajya nkorera muri wa mugabo, kuko nibwo mba nujuje inshingano yanjye Imana yampaye. Aho kugira ngo mpindagaze umugabo, uzi kubona bakira umugabo wawe mu bakirisitu, uri pasiteri uri umugore wicaye hariya. Ikizira aho rero niho abarokore bajya mu mwuka bavuga ngo icyo ni ikizira, kiba cyamaze kuba ikizira, kandi icyo kuva cyaravuzwe nibyo. Tuzabikora ikindi kiganiro. Kandi guta agaciro k'umugabo egari guta agaciro k'Imana, ni ugutesha Imana agaciro. Iyo utesheje umukuru w'umuryango uba wishe umuco, utesheje umuco wawe uba wishe umuryango, utesheje umuryango wa agaciro. Ni ukuvuga ngo umugabo ari ku rwego ushobora kumugira nk'idarapo. Idarapo uribonye wabona ko ari imyenda nk'iyindi, urugero ni nk'uyu nguyu, sibyo? Wabona ko ari umwenda nk'undi, ariko ukwiye kuri kiriya giti riba ririho represent igihugu, ukazamuraho ikindi kintu, uba ukwiriye kwicwa burya ukurikije amategeko, sibyo? Yes, kuko uyu mugabo nubwo yaba ari ikigoryi kimwe gisinda kisayinda, bashyizeho n'amategeko ngo yahana abasinda mu ruhame, ariko sinabona bahanye, kandi nibyo biberamo. Uko yaba ameze kose, kugira ngo umuryango ubone umugisha, nuko usegasira uyu mugabo muri uyu muryango. Abana babe bize bigera hehe, isi atazi no kwambika izina, sibyo? Kugira ngo babone umugisha, izina ryabo rikomere, nuko batari busenye iryasi mu ndangamuntu hehe, ahantu hose izina rya se rikaba ririmo. So waryubashye rero ubonera umugisha aho ngaho, kuko niho Imana yagennye honyine ihera umugisha umuryango, ica mu mugabo, umugabo akamanura mu mugore n'abana. None se ahubwo yego nasoreza kora gato yarabona ko umuntu asa n'Imana. Noneho umugabo urabona ari ishusho yerekana ubumana, ijwi ry'umuntu rikerekana Yesu. Noneho umwuka umuntu awumeka niwo mufasha, utuma umuntu agaragaraho ubuzima. Umugore rero ni umufasha, niwe ubyara abagabo. Pase ntacyo wabihinduraho. Reka dusengera abantu abari badukurikiye, Imana ibaho umugisha. Ntacyo wahindura ko Imana yagennye ko umugabo ari umera ubwanwa, umugabo akagira ubwanwa n'amashusho yose abahanga bashushanya n'iki, kuko hari n'abugeni. Kandi iteka ngo ntandure ivugira umusozi ubusa. Ukuri guhari nuko umugabo ari mu ishusho y'Imana, sibyo? Umugore akaba mu ishusho y'umugabo, umwana akaba mu ishusho y'aba babyeyi, sibyo? Rero nta kiri buhindure ko njye Imana yangize umugabo ikampereza ubwanwa, ikampereza n'ububasha, erega kampa no kurema umuntu. Kuko ngewe nigize ngereranya umugabo nk'uruganda Imana yaremye itunganyirizamo icy'agaciro aricyo muntu, ariko icy'agaciro hari aho kiva. Izahabu ntabwo uruganda rutunganya izahabu ari rwo rwagira agaciro kuruta izahabu igira ite iva.
sibyo uragenda ugacukura izahabu ukayizana ukayishyira mu ruganda igatunganywa ikajya gukora icyo yakoze za ntanga rero zituruka mu mugabo iyo niyo ya zahabu ica muri rwa ruganda rwitwa umugore ikagenda ikajya gukora ikigomba gukora icyo ntacyo wabihinduraho rwose reka dusenge nasomye havuga ngo ubwoko bwanjye busigaye butegekwa n'abagore ni icyaha kandi bigaragara nk'icyaha reka bashiki bacu ni abagore bacu ni ababyeyi bacu ni bashiki bacu rwose ntabwo tubafobeje turavuga ukuri kw'Imana uko kuri turavuga ukuri kw'amateka uko kuri turavuga ukuri k'umuco uko kuri ikirenze kuri icyo nicyo tutazi icyo tubahishe nicyo tutazi ariko kubona umugisha k'umuryango egari kuzamura icyubahiro cy'umugabo hejuru iyo ukimanuye uba urimo kumanura buri kimwe cyose niko niyo shusho Imana ibi bibonamo murakoze reka dushima Imana yego Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose tuguhaye icyubahiro kuri uyu mwanya na kano kanya tuganiriye abantu bawe kubyerekeye ububasha bwawe kukuremwa kwacu no kukubaho kwacu nuko rero ubihereze umugisha kandi ushimangire iki kiganiro abari bucyumve n'abazacyumva bumva inyigisho nkuru irimo yuko kubaha Imana wubaha uwo yashyizeho mu cyimbo cyayo izina ryawe rihimbazwe bashiki bacu abagore bacu ababyeyi bacu abo bose bari mu cyiciro kigize ikiremwa muntu cyitwa umugore ubahe umugisha ubahe gukomera ubahe kumenya no gusobanukirwa ariko icy'agaciro kiriti ikindi cyose ubahe gucira bugufi abagabo babo ubahe gucira bugufi ababategeka ubahe gucira bugufi ababatwara aribo batware babo ubahe gucira bugufi ababakunda kuko niryo tegeko abagabo bahawe gukunda ababyeyi abagore babo ubahe icy'agaciro gikomeye ababyeyi kumvira abana data utugiriye neza twese dusabiye bose bazakora iki kiganiro kugira ngo kizabagirire umumaro ariko n'abatanga ibitekerezo batanga ibitekerezo byiza bidasenya kuko ibisenya turabiheje mu izina rya Yesu iyi channel yitwa Umuco Family Gospel TV tuyishize mu biganza byawe kugira ngo uyikoreshe wirangurire wigisha abantu bawe mu izina rya Yesu niko dusabye twizeye amen amen Imana ibahe umugisha.